nizere ko bumeze neza kandi uwaba atameze neza nawe reka tumwihanganishe tumubwira ko ah, ahumure, Imana iracyamukunda. Waba ufite umurwayi urwaye wihangane. Ntabwo mu by'ukuri umuntu sinakumva agahinda ufite uko kameze ijana ku ijana, ariko nzi neza ko Uwiteka Imana yakugirira neza. Hari imbaraga ziri hejuru yacu nk'abana b'abantu, izo rero nizo twizera twinginga yuko Imana yaguhumuriza, maze nawe iryo humura uri buze kugira ukazarihumurishisha abandi mu gihe kizaza. Murakoze. Nongeye kubaha ikaze rero, utarakora subscribe wakora subscribe ugakanda like na share, ntacyo bitwaye. Kuko tugana hano ibintu rimwe na bimwe bifite umumaro, cyane cyane njye nizera ko biba bifite umumaro. Hari abatubwira ko bibafasha. Rero reka nkomeze mbabwira ngo mwakora like pe mukabisangiza abandi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kimaze iminsi kivugwa cyane cyane mu Rwanda, kijyanye na STT yahombeje abantu bari barashoyemo amafaranga, ariko mu by'ukuri kuko byarangije kuba ntago aricyo ngiye kugarukaho cyane, ahubwo ngiye kugaruka ni isomo ki twabyigiramo, ni igiki twakora. Ndaza kubereka n'uko amateka yabyo, uko byaje, uko byatangiye, nanababwire n'icyo ubundi mu by'ukuri twakabaye dukora. Icyo turi buze gukora rero, amasomo turi buze kwiga imfunguzo enye ubundi zakabaye zikorwa, cyangwa umaze kuzimenya zagufasha gutuma ubutaha ikibazo nk'iki utazongera kuba mu bagizweho ingaruka nacyo. Birumvikana ko ntago nje kubyinira ku mubyimba ku baguhombejwe na STT, ahubwo nje kugira, kuko iki si bwo bwa mbere kibayeho. Nk'uko muri buze kubibona, STT yatangiye, iki gitekerezo cyatangiye mu 1920. Urumva hashize imyaka irenze 80 kiba, bivuze ngo gihora gihora kiba. Rero ntabwo ari ubu kibaye gusa, kandi nubwo natabishyize mu kavidewo, hari igihugu muri Europe, Albania, cyari kigiye gusenywa ni bino bintu bya STT. Ni ukuvuga ngo ni produit imaze igihe kinini, kandi udacunze neza yakumara amafaranga rwose. Niyo mpamvu tugiye kuvuga ni gute yahombeje abantu, ni iki twakabaye twakwigiramo, niho ubundi ubukire cyangwa amafaranga yakagombye kubaturuka. Let's go, mbaha ikaze rero. Mu by'ukuri STT iba mu cyo twita Ponzi Scheme. Nabyanditse nabi, ariko ni Ponzi Scheme. Ni ukuvuga ngo byatangirijwe n'umugabo witwa Ponzi Scheme. Niyo mpamvu bayimwitira, kuko niwe wazanye icyo gitekerezo neza, arakidevelopa, kivamo ubujura bw'ibihe byose, ko ashobora kuba yarahombeje Leta Zunze Ubumwe za Amerika biliyoni 10. Rero ni amafaranga menshi. Reka tuvuge ku iyi scam uko ubundi biteye, ubundi bigenda bite, ni gute twisanga aha hantu. Mu by'ukuri Ponzi Scheme ni uburyo bumeze nk'ubujura bukorwaho uwabutangije aba yizeza abantu ko azajya abaha amafaranga y'inyungu bitewe n'abo bagenda bazana. Ni icyo hano wabonye mu cyongereza bajya bavuga yuko ari fraude, yuko umwinvestor aba yijeje abantu yuko azajya bishyura profit bitewe n'abantu bagiye bazana. Rero ubundi nicyo gitekerezo, urazana umuntu, uko baba benshi wunguke menshi, uko baba bake ubwo nyine ubihomberemo. Ubwo nibwo bujura tugiye kuvugaho, Ponzi Scheme. Byatangijwe nk'uko nabivuze, bwatangijwe n'umugabo witwa Charles Ponzi. Yavutse mu 1980 gutyo, apfa afite imyaka 66. Rero ajya gupfa yapfiriye ni Umutaliyani, yavukiye mu Butaliyani, ariko ajya gupfa yapfiriye muri Brazil. Bivuze iki? Bivuze ngo amaze gufata aya mafaranga, bamaze kumukurikirana, byabaye ibintu birebire. Urumva yahise bamufunguye, yahise ahunga yigira muri Brazil, ni naho yapfiriye.
ariko mu by'ukuri navuga ko atari we watangije ubu bujura, ahubwo nawe ni igitekerezo yakopeye ku bamama babiri, Adele na Sarah, umwe wo muri Germany, undi wo muri Amerika, bakoze ubujura mu 1869 kugeza mu 1872, noneho Ponzi we arabufata abujyana muri Amerika, aba ariho ajya kubudevelopera, aba ariho ajya kubukorera, ko yari atuye mu ikaritsiye nakwita iz'abakire. Ni ukuvuga rero ko amaze gufata amafaranga, we yarakubwira ngo impa amafaranga nzagenda nkungukira. Mu by'ukuri ugatangiza ari amafaranga make, akayaguha akakungukira, ukavuga ibintu uzi ko byunguka, gutyo 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 bigenda bikura ku byo byaje kugera ku kigero atabasha kwishyura. Urumva rero niwe wenyine wabiyoboraga. So rero kuba ari we wenyine wabiyoboraga, niyo binashwanyutse, niwe byaturikanye. So ikintu cyakubwira yuko rero ari Ponzi Scheme, ama red flag, ni ibiki bishobora kukubwira ngo ibi bintu ugiyemo ni red flag, rekeraho ayo mafaranga ntuyapfushe ubusa. Ikintu cya mbere kibikubwira, icya mbere kishoboka, ni ukukubwira yuko bazaguha inyungu kandi urebye nta risike n'iyi n'imwe irimo. Kuvuga ngo duhereze amafaranga 500, nta kintu na kimwe uzahomba, ahubwo uzunguka. Icyo kintu niwumva business iteye gutyo, ujye witonda, kuko aba ari Ponzi, aba ari scheme nshyashya yadutse ariko yahinduriwe izina. Numva bakubwiye ngo aya mafaranga arunguka cyane, ngo bimeze gutya na gutya, rwose ujye ubanza witonde. Ikindi kintu cyabikubwira ni uko haba hari high interest, high return, kandi ziri constant. Ni ukuvuga ngo zibaho zihoraho, yaba isoko ry'imari ryagiye hasi, ibyo byo nta kibazo. Urabona, dufate urugero, isoko ry'imari n'imigabane, icyo bita stock exchange, ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo ari ikintu kiri constant. Kuvuga ngo nk'ubu ushobora kugura imigabane, wenda dufate urugero ya Sina Gerard ntabwo ahora acuruza buri munsi ukuntu kumwe, ntabwo ahora acuruza buri munsi ibintu bisa. Cyangwa uguze product za HP, uguze izo stock exchange uguze shares za HP, ntabwo buri munsi zigenda neza, ntabwo buri munsi bahora bunguka. Rero iyo isoko rigiye hasi, ubundi iyo inyungu yakagombye guhita ijya hasi. Ariko muri Ponzi baba bakubwira ngo inyungu yawe izahoraho. Ukibaza niba ari business koko iri connect, niba ari ikintu ucuruza nk'uko baba bivuga ngo ni robo, yego kuko ni robo ziba zicuruza, ariko niba ari robo ziba zigiye kubikora, ziba zifite ahantu imibare yabo ishingiye. Rero kuko baba bakwereka ibintu biri red, biri green, we ntabwo ushobora kubyumva, ntabwo ibyo bintu wabyumva. Iyi marketing ni marketing nini cyane, ntabwo logique ziba zirimo, ntabwo wowe wazumva. Banabifashe bakabicreatinga bidafite n'ahantu biri connecte, ntabwo wabimenya. So rero ikintu cya mbere bakwizeza ko yuko nta kibazo, inyungu zizajya zihora ziza, kandi ziza zihora zingana cyangwa ziba nyinshi bitewe n'uko washoye. Rero icyo kintu n'uzajya ubibona ujye uvuga, ibi bintu narabyumvishe kuri cano. Ikindi kintu ni ni mu bintu bijyanye n'impapuro, ubabwiye ngo dusinye kontara, byagute, bakubwira oya, ntabwo twe ibyacu birizewe, bakakuzanira ibipapuro by'ahantu runaka mu buyobozi utanazi cyangwa utazi niba ari nabyo. Ibyo bintu ujye ubibona witonde. Ikindi kintu ni abacuruzi, abantu baba bagucururiza ibyo bintu, ntabwo baba banditse, nta hantu wamubona. Ni umuntu uza akakwihererana, akagusobanurira, akabikubwira, nyuma y'icyo gihe nta handi hantu mwakongera guhurira. Ikindi kintu kibikubwira ni uko biri complex. Kumva strategy ya business, y'ukuntu business izunguka, biba bigoye. Ntabwo wapfa guhita wumva ngo iyi business izunguka ite. Dufate urugero, iyo urebye mu buryo ubundi business zikorwa in terms of management, muri management accounting, tuvuga ko habaho strategy, tuvuga ko habaho level 3. Tuvuga ko habaho strategic level, tukagira operation level, tukagira
strategic level, operation level, tukagera na tactical level. Muri tactical level ni ibyo tuba dukora buri munsi buri munsi. Operation ni iby'imyaka nk'itatu, strategic ni iby'imyaka itanu cyangwa kuzamura. Rero bo ubabaje ngo ni strategy zabo z'ukuntu baba bazazana amafaranga, uba wumva zigoye. Rero ikindi cya nyuma navuga ni uko iyo investment ntabwo iba iri registered. Ni ukuvuga ngo njyewe nashinze nashinze ikigo kigiye gucuruza amafaranga, ariko iyi investment yakagombye kuba izwi. Ntabwo ari ukuza ngo uvuge ngo ugiye gucuruza amafaranga, kuko ikibazo kiba kibaye hashobora kuba inflation. Rero ibyo bintu biba bigomba kuba biri controle, yaba central bank cyangwa n'ibindi bigo byabiherewe uburenganzira. Rero kuba umuntu yakuzanira igipapuro cyerekana ko iyo business iri registered muri RDB, ntabwo ari ikimenyetso simusiga cy'uko iyo business yemewe, kuko fata nka RDB, kuba umuntu afite RDB yuko iyo business yuko yanditswe, bifate nka birth certificate. Ntabwo baba bazi ngo hari ibindi procedure zindi zizakorwa. Ntabwo kuba umuntu afite birth certificate yerekana icyemezo cy'amavuko biba bivuze ngo azabaho, sibyo? Rero niba umuntu akweretse igipapuro cya RDB, wamubaza nyereka igipapuro cyerekana ko wemerewe gucuruza amafaranga, akakibura, uwo muntu ku cyundi wamuhereza amafaranga. Niba umuntu arimo kukubwira ko agiye gucuruza amafaranga yawe, akaba aricyo kintu arimo kukubwira, akakwereka RDB yuko yashinze business, uzabirebe kuri RDB. Gufungura business ya RDB ni ibintu ushobora gukora mu minota itarenze 30. Ushaka wahita ufungura business ukavuga ngo ucuruza amafaranga, ko hari serivisi ziba zemewe mu Rwanda ziba ziza ku rutonde, ku buryo ugenda uhitamo iyo ushaka. Ndashaka gukora papeteri, ndashaka gucuruza amafaranga, ibyo byose ushaka wanabivanga. Rero niba umuntu aguhaye igipapuro cya RDB, ntabwo biba bivuze ngo iyo business iremewe. Niyo mpamvu abantu numvisha bavuga ngo STT yaduhombeje amafaranga ngo twarega leta. Buriya leta iba ifite abanyamategeko bazi ubwenge cyane, baba barashyizemo ingingo ivuga ko kuba wagonzwe n'itegeko utari urizi, ntabwo bikuvanaho, ntabwo bikugira umwere. N'ubundi kuba wakoze icyaha ngo kuko utazi amategeko, n'ubundi uba uri umunyabyaha. Rero mu gihe cyose iyo itegeko riba ryarashyizemo iyo ngingo, uba ugomba kwitonda, ukabanza ukabitekerezaho rimwe cyangwa kabiri. Rero ikindi kintu navugaho kinakomeye, ese byari byoroshye kumenya ko STT ari scam? Yego, njye navuga ko ku rwanjye uruhande byari byoroshye, ariko abantu bagize impungenge bavuga ngo babibonye kuri publicité, ngo hari ngo amakuru, ngo byanyuze ku makuru, ngo business. Kuba ikintu cyanyuze kuri televiziyo cyangwa cyanyuze kuri radiyo, icya mbere habaye publicité, habaye kwishyura, kandi ntabwo business ye yamamaza. Ntabwo bagiye ngo kubaza izo details zose, wakagombye kumva yuko kuba ikintu cyanyuze mu makuru ugatekereza kabiri. Publicité ntabwo aricyo kintu kikubwira ko icyo kintu kiri valide cyangwa kiri legitimate. Ntabwo aricyo kikubwira ko icyo kintu cyemewe 100%. Banza utekereze. Yego cyanyuze kuri publicité. Ikindi cya kabiri, bakoze ibikorwa by'ubufasha pe. Ariko kuba bakoze ibikorwa by'ubufasha biroroshye cyane ko umu businessman ashobora kuza agafata miliyoni 10, yabibaze neza, agatanga ihene wenda mu baturage, yarangiza abo baturage bakamugirira icyizere, kuko ikintu cya mbere gihenze ni icyizere. Icyizere iyo umaze kukibona, igisigaye wagikoresha ikintu kinini cyane. Noneho urumva biramworoheye ko ashobora guhita abona miliyoni 50, akavanamo za miliyoni 10 yakodesheje ibikoresho, agatangamo n'amahene, yarangiza agasigarana miliyoni 40. Noneho rero ibaza ugendeye mu kigare cy'uko wabibonye mu makuru. Ikindi kintu navuga gikomeye ni ukushaka abajyanama mu bukungu. Hari amafaranga ugira ukaba utemerewe gukora ibikorwa nakwita, ukaba utemerewe kwigira inama, ahubwo ukabanza ugatekereza, ukavuga aya mafaranga ko ngiye kuyashora bigende bite. Ugashaka undi muntu ushobora kuba kurusha. Mu muryango nyarwanda tugira abantu b'abasaza twubaha, cyangwa abantu bandi ubona basobanutse, ukababaza amakuru, ibyo bakubwiye ukavuga ibintu bambwiye rero ndabona ari byo,
ukagerageza kumva inama zabo, ariko niwishora ugahita ugenda ugakora ibintu ntunahomba, ntuzagire umuntu utakira, kuko wagiye gukora ibintu nta muntu wagishije inama. Simvuze ko aba bantu batakuroha, bashaka kukubwira inama bumva ko ari zo, ariko nyuma byashobokaga ko wenda izo nama bo batekerezaga ko arizo bibaho. Hari igihe ikintu gihinduka mu by'ukuri ntawabitekerezaga. Rero icyo gihe wagatuje, ukumva ugashaka andi makuru kuri ayo bakubwiye, ugatekereza birenze, ese aya mafaranga azava he? Ikindi kintu, ntugakorere ikintu mu kigare, kuko abantu bakubwiye ngo kanaka harimo ngo kanaka, harimo umuntu ukomeye, ibyo kuba akomeye abirimo ntabwo bivuze ko yanatekerereje urugo rwawe, sibyo? Ntabwo kuba umuntu akomeye, kuba njyewe ndimo wenda umfata nk'umuntu ukomeye, ntabwo bivuze ko natekereje inyungu zawe. Njyewe nshobora kuba nararebye inyungu zanjye nkabona byavamo, ariko ku nyungu zawe sinigeze ndebaho ko wowe inyungu zawe bizavamo. Hari abantu bigeze kumbwira bashaka gukora bizinesi, ndabyumva ndabareba ndababwira rero mwatekereje ibintu byiza pe, mwari mwakoze kungirira icyizere, kandi amafaranga nari nyafite, ariko bitewe n'ingorane numvagamo, kontorore, ikintu udafiteho kontorore, my friend, bibaye byiza ngo turi buze kubibona kuri gapoe ka 4, ikintu ubukire busaba gukira, ikintu bisaba nibyo ngiye kujyaho, bisaba ibintu 4, ibyo bintu 4 iyo utabikoze ntushobora gukira. Ntabwo gukira ari ibintu byo kuvuga ngo wabibonye muri publicité, ngo wumvisha abantu amafaranga arimo guturuka mu kirere agwa nk'amanu. Ntabwo ariko ubukire bugenda. Ubukire bugira protocole. Reka nze nzikubwire rero. Mbashishikariza gukora like na share na subscribe. Reka dukomeze ku kantu ka nyuma nsorezaho. Nimushaka ko bijya muri detaye, nzababwira uko biba byagenze, aho iyi principe iva. Ni ukuba hari imfunguzo enye zo gukira, n'enye, nta zindi. Izo ngiye kuvugaho nanasoza, ntabwo nizera ko ikiganiro kiza kuba kirekire, ni izenye zonyine. Urufunguzo rwa mbere, ugomba kurema, create. Ugomba kugira ikintu créer, ugomba kugira ikintu urema. Utigeze ugira ikintu urema, nta kintu cyashoboka. Reka mbaho urugero, wenda dufate urugero kugira ngo byumvikane. Dufate urugero rwa Nyirangarama. Nyirangarama yakoze iki? Yaragiye afata, dufate urugero, akabanga, urusenda, ararema, aruhereza branding, arukorera biriya bintu byose yarukoreye, ararubrandinga, ruba ruravutse rumwe rwonyine. Kuri po ya kabiri yakoze icyo bita multiplier, yarabitubuye, afata rwa rusenda rumwe, akipinga formule, arayitubura, akora ku buryo hazajya havamo ibintu 100. Urusenda akaba afite ubushobozi bwo gukora insenda 500 cyangwa miliyoni, sinzi izo akora. Na Simerwa nuko ikora, n'urundi ruganda rwose wakora, n'abandi bantu bose uzumva b'abakire, yaba urw'isukari, yaba urw'iki, yaba HP, yaba Apple, yaba uruganda rwose uzi, buri kintu cyose, icya mbere, yaba Coca-Cola, ikintu cya mbere bakoze mbere na mbere, bararemye, barema product imwe. Iyo product barayitubura, barayikuba, bakuba ibyo bakoze bivamo byinshi. Icya gatatu, barabikwirakwiza, distribution, barabikwirakwiza pe. Urugero, uzabona Simerwa iri ahantu henshi hashoboka, isima ushobora kuyibona, birumvikana. Icya kane, barakontorora, subdue ni control, ni ukuyobora isoko. Ni ukuvuga ngo urugero sima, ubumva natubakisha isima byagenda bite, nataguza akantu, nadace kwa Nyirangarama ngo mfate akantu, byagenda bite. Ni ukuvuga rero, izi nizo mfunguzo enye zo gukira. Izindi zose bazakubwira ziba ubutitonze, wasanga ari scam. Utitonze wasanga ari scam. Kandi ibanga ryo gukira nta muntu urisangiza undi. Gukira ni wowe wicara ukabitekereza,
ugatekereza ibyo ugiye gukora byawe bizatuma uyobora isoko. Mu gihe cyose wakoze ibintu utazayoboramo isoko ngo usange icyo kintu nitukuvuga ngo tukikumenyeho, bizagorana gukira. Nizere ko rero ubutaha ni product nizajya izaho ukumva ikintu kiraje kiravuzwe, ujye witonda. Ujye ubanza ugishe inama, ujye ubanza urebe se kirakubikika, ujye ubanza urebe niba wagikwirakwiza, ujye ureba niba icyo kintu wakigiraho control. Ko nk'ubu hariho ikintu ngo cya cryptocurrency. Mu by'ukuri cryptocurrency nta muntu n'umwe uzi ngo yakozwe nande. Bishobora kuba azwi ariko nta muntu ubizi. Utekereze umunsi mu gitondo uzabyuka ugasanga system wakoreshaga ya cryptocurrency yibanye, uzabigenza ute? Uzabigenza ute? Banza utuze, banza wumve ko ibintu, ubanza utekereze wumve ko ibyo bintu ugiye gukora ibihombo nibiza uzabigenza gute. Numara kumva rero, numara kubona aho ibihombo biri, numara kubitekereza icyo kintu ndacyemera pe, uzagikore. Ariko bitaragenda bityo, utaragisha inama, ukumva ibintu biragusaba amafaranga, ukabona nta byangombwa bafite, ukaba wumva ngo harimo kanaka, umuntu arimo kugutera ubwoba ngo harimo kanaka, ukumva n'uwo muntu kugira ngo uzamubone bizakugora. Muvandi, uzitonde, sibyo? Reka nizere ko nta muntu urareba iki kiganiro uzongera kugwa muri ibyo, uzongera kuba yagwa muri ibyo pe. Nanjye abantu bajya bangeraho, wabikora, wakora ibi, yego ntabikora, ariko si icyo kintu gifiteho control. Iki kintu cyashinzwe nande? Iyo system password yanze gukora nabaza nde? Kuko kukwereka smartphone koko ngo kukwereka ko system ikora, umwayita kiriya kintu kugira system kuyikora byasaba iminota ingahe? Uzi ko iriya system yari ya STT kuyikora itarenze iminota, uri umuhanga muri programming, gukora amabuto kuriya kuntu byari bimeze, ukanda login na log ukanasohoka bitarenza amasaha 4. Icyo kintu kigukurura mvuge ngo system ngo irahostinze siri verifiye nande? Rero ndizera ko ubutaha pe, bavandimwe, nta muntu uzongera kugwa mu bintu nk'ibyo. Icyakora sinavuze ko investment ije wakagombye gutinya. Nanone tuzabibona, hari uburyo bundi wakagombye kubicisha mu tuyunguruzo. Reka mbararikire ko ubutaha tuzareba utwo tuyunguruzo mbere y'uko umuntu akubwiye business idea, akubwiye business, uburyo wakagombye kubyitwaramo, ukabasha kumenya n'ibyo kintu wacyungukiramo cyangwa niba wagihomberamo. Murakoze, naho ubutaha, see you, ciao, bye.